Hello everyone. Mwese ndabasoje mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana. Muri makeya ngarutse hano ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo mbigishe uburyo tugiye gukoresha WhatsApp yacu tumenye buri kimwe step by step ya WhatsApp, maze ubundi ndabigisha uburyo bwa muri butanu cyangwa se butatu hava ngaho ku bintu utarusanzwe uzi hano kuri WhatsApp yawe. WhatsApp buri yikubiyemo ibintu byinshi, hari ibintu bimwe na bimwe utabuze hano kuri WhatsApp ariko ugasanga ibyo bintu bigufite umumaro, ariko kure kutabajije cyangwa se kure ko utigeze utekereza ngo bakubwire ibi n'ibi. Niyo mpamvu akenshi tukunze kubimenya bitewe nuko utatubajije. Niba ari ubwa mbere ubonye kuri murongo cyangwa se niba ari ubwa mbere unyumvishije ukabumvishije ino sound ari ubwa mbere cyangwa ukabugeze hano kuri YouTube channel bwa mbere, nyamuneka gerageza ukane subscribe ukane like kugira ngo umenye ko iyi video yagufashije. Niba nabwo niba itagufashije nabwo wabimbwiye muri commentaire, ntacyo byaba bitwaye kuko commentaire zanyu ni ingirakamaro. Kandi ikindi, niba hari ikintu cyakubeye kuri WhatsApp yawe ugomba kunyandikira kuri WhatsApp yanjye, ubundi nkaba nagufasha. Iyo nomero barayishyize aho ngaho hasi uba wayibona mu busobanuro bwa video. Reka dutangire mbereke ibintu bidasanzwe mutari muzi hano kuri WhatsApp. Icyambere turaheraho turamaze twige ese ni gute ushobora kwandikira umuntu ubutumwa wamara kumwandikira none ugasanga wibeshye, wamara kwibeshya ugahita wihutira kubusiba. Oya, kubusibira nabyo bikenewe. Hari uburyo WhatsApp yazanye, none yamara kuzana ubwo buryo ku buryo wandikira umuntu ubutumwa umara kumwandikira ugatubwe editinga ako kanya yabubona, cyangwa se nubwo yamaze kububona bikiri kwandikirana ugatubwe editinga, amara kubwe editinga kwa kundi kubaza ngo ese unyandikiye ngo iki, ukaba wabikosora ukamenya nawe ukuntu umwandikiye cyangwa se ukamenya ibyo umwandikiye ibyo ari byo. Hari igihe wandika bitewe nuko hari amagambo menshi wamenyereye kwandika kuri WhatsApp yawe, none ugatukanda send, none utasonye ubwo butumwa bitewe nuko ari kwandika vuba bigatuma wohereza ibintu bipfuye. Ariko ibyo si ngombwa ngo ubisibe kugira ngo umuntu ataza kukunyuzamo ijisho abone yuko ubutumwa bwose agiye umwandikira ubusiba. Ibyo ngibyo ntabwo bigezweho, ahubwo hari uburyo bwiza bwezeho. Ndaza no kubereka uburyo ushobora gushyira status ifoto yawe cyangwa se video ukaba editinga ikagaragara imeze neza cyangwa se iri mu yindi couleur bidasabye ngo umanze uyeditinge hano kuri WhatsApp. Byose ukabikora hano kuri WhatsApp. Ikindi cya gatatu ndibuze kubereka, ndaza kubereka uburyo ushobora gukoresha AI hano kuri WhatsApp yawe. Nyamuneka iyi video nuyireba ukayirangiza, hari ibindi byinshi ndaza kukwereka ku minota ya nyuma kugira ngo ubashe gusobanukirwa WhatsApp tuzi muri telefone yawe. Ese WhatsApp mfite bimeze gute? Hano uburyo bagusaba ko editinga WhatsApp yawe ako ntubikore. Nyamuneka niyo kubwira niyo kubwira ngo updating WhatsApp yawe ujye ubikora bitewe nuko hari igihe hari ibintu bishyashya WhatsApp bizanye, noneho yamara kubizana wenda ari nka AI yazanye kuri WhatsApp, hari nk'amafoto ujye kuzajya wohereza runaka, hari nk'ibintu bimwe na bimwe byangiritse muri WhatsApp yawe kugira ngo nawe ujyane n'abandi bitewe na telefone ufite, cyangwa iyo waba ufite Android cyangwa se waba ufite iPhone, kugira ngo ubashe kugendana n'abandi ikintu gishyashya cyageze muri WhatsApp nawe ubashe kugikoresha. Reka dutangire mbereke step by step uburyo tuzabikoramo. Tuzaza kuri WhatsApp yacu nk'uko bisanzwe, tuzagera no kuri WhatsApp yacu nk'uko bisanzwe. Ukimara kugera kuri WhatsApp, noneho reka twandikire, reka turebe umuntu tugiye kwandikira hano mwabona abantu banjye bafite. Reka turebe twende tugiye kwandikira. Okay, noneho wowe icyo uzasabwa undi ugiye kwandikira nk'uyu nguyu, uramwandikiye ngo ese ko wabuze, noneho nkagukira wandika nkaguke ugatubyohereza. Urabona yuko ibintu tumwandikiye ntabwo usobanukiwe, nta nubwo yasobanukirwa ngo ndibyo twamwandikira, ahubwo twamwandikira ngo ese kibazo, kuko duzi twemeza vuba twabasha gusoma uburyo ibintu twamwandikiyemo uko bimeze. Icyo uzakora rero uzatuza hano ukande ahangaha kunuze kuyi message yamwandikiye, ukandeho cyane nkagucya. Ukimara gukandaho cyane, ikintu uzahita ukurikizaho uzaza kutudomo dutatu utungutu udukande nka gucya, utureba hano handitse ngo edit ahangaha, hano handitse ngo edit gucya ahangaha, utuzuba kandi ho nka gucya. Ukimara kwakanda urabona yuko ya message yacu isigaruka, dutu tuyisiba nka gucya. Nitumara kwisiba tutumwandikire ibyo dushaka kumwandikira. Ese ko wabuze umeze neza? Urabona yuko ubutumwa bwacu twarangije kumwandikira, uhite
bihita bigenda fresh. Hari igihe nyine wowe kugira ngo umenye ko umuntu yakwandikiye ubutumwa arabweditinga, uzatubona hano hasi handitse ngo editor. Urabona yuko hano hasi uzatumenya ko ubutumwa yabakosoye. Ikindi cyakabana nabwiye ndi bigishe, nabwiye yuko ndibuze kubereka uburyo ushobora gukoresha AI hano kuri telefone yawe, hano kuri WhatsApp. Dore ahangaha kuri WhatsApp yawe hari ukuntu ufite nk'ifoto, none iyo foto yawe ushaka nko kuyeditinga, cyangwa reka ndaza kubereka kuri step ya gatatu, reka mbereka kuri status. Kuri status noneho hari ukuntu ushaka gushyira status kunuza kuri profile yawe. Noneho wowe ikintu uhita ukora, uzaza wone reka dukoresha iyi ngiyi, wone iyi ngiyi ni dushaka gushyira kuri status, uzamura hano hejuru nka gutya. Urabona yuko ukuntu ndi kubikora gutya, hano ndetse ngo filter uyizamura nka gutya, ube wayihindura nka gutya, ube wayihindura umukara gutya. Murabona ko ibi ngibi byo biroroshye, ntabwo ari ibintu bigoye. Ikindi cya gatatu nababwiye ndi bibigishe, nabwiye yuko ndi bibigishe kugira ngo nyine muva vuba, nabwiye yuko ndi bibigishe uburyo ukoresha AI hano kuri WhatsApp. Hari ukuntu ufite nk'ifoto none ushaka kuyeditinga ariko ukaba wakoresha ino WhatsApp, uzaza hano ukuntu uza kuri AI yawe. Abantu badafite AI bambwire mbigishe uburyo ushobora gushyiramo AI. Uhituza ahangaha iyi AI, none umuntu ufite wo mwaganira nta kibazo, uyibaza ngo ese umeze neza, ese umeze neza, bakwita nde, utuyohereza nka gutya. Wowe ikintu uzakora uzategereza gake wihanganye, muri gutegereza urabona yuko AI isi dusubiza yego meze neza. Ndabishimiye kubaza, ndabashimiye kubaza. Wowe se umeze ute? Mbese iyi ni AI mushobora kuganira mu gihe uri kumva nyine ufite nka stress, ibibazo byose wayibaza ntacyo bitwaye. Hano kuri WhatsApp yawe nari hano ndaboneka iyo unkeneye. Reka tuyibaze ngo ese witwa nde, witwa nde, dushyira n'udutangaro gutya. Oya sinerwa isoni, ndakumva kandi hano ngufasha iyo ubishaka. Ngibi ibintu byose iri kugenda twandikira, ngibi hano ushaka ibintu byose byo kuri WhatsApp yawe ushaka iyi AI wayibibaza. Ushaka wabwira ngo wambwira ngo ese WhatsApp yanjye yaba yarahakinzwe. Bindebere. Urabona yuko iyi AI nyine nuko nguko igenda ikora, igiye kutubwira niba WhatsApp yacu yarahakinzwe cyangwa se niba itarahakinzwe. Ushaka wanayisaba ngo duhereze nomero zaba zaraduhakingiye WhatsApp yacu, ubundi tubashe kuzikuraho cyangwa se itubwire uburyo tugomba gucamo kugira ngo tubashe gukora zira nomero zose zahakinze WhatsApp yacu. Nyamuneka nizere ko tugeze ahangaha hose warangije gukanda subscribe. Urabona yuko ibisubizo byose iri kubiduha. Ushobora kwinjira muri konti yawe ngo unyirebe, ariko ushobora kwisuzuma wenyine vuba vuba. Urabona yuko ngibu uburyo bwose ushobora kureba niba WhatsApp yawe baraguhakinze cyangwa se niba bataraguhakinze. Nyamuneka iyi 2-step verification nayo nayikozeho video, ugende uyirebe. Iyo video irahari, uburyo washyiramo pin kuri WhatsApp yawe byose nabyigishije kwa ira video yo nashyize kuri WhatsApp. Uburyo washyiraho umutekano WhatsApp yawe byose nabyigishije. Nyamuneka nizere ko aho tugeze warangije gukanda like, comment, ubundi byose ukaba warangije kubikora. Nizere ko ntari kuvunikira ubusa, ni mwebwe muri kugira ngo mbashe kubigisha kugira ngo inyungu nge nyine ntingereho, ahubwo nawe mbashe no gufasha abandi. Okay guys, ikindi kintu wone cya gatatu nabashe kubigisha ni uburyo ushobora gushyira password ku muntu nyine wone mugirana amabanga runaka. Noneho mwamara kugirana amabanga, uwo muntu ukaba ushaka yuko abandi bantu batazabona ubutumwa bwe. Murabona ahangaha hano hejuru hano handitse ngo lock chat. Na hano n'abantu narokinze ku butumwa kugira ngo mbese n'abantu bibanga banje. Ahangaha murabona yuko ahangaha handitse ngo lock chat. Ahangaha abatari kubibona baze kumbwira. Ahangaha n'abantu narokinze bibanga ba privé kugira ngo atazagira umuntu ukora kuri telefone yanjye, yamara gukora kuri telefone yanjye akaba yabona amabanga y'abano bantu tujya tugirana. Nawe ushaka wabikora. Uburyo ubikoramo rero
uburyo ubikoramo. Ikintu uzakora, uzaza ku muntu umwe ushaka umukandaho cyane nka gutya. Ukimara kumukandaho nka gutya, uzatuza ahangaha. Nizere ko ibyo ndi gukora nawe ariko uri kubigenza. Sorry gatoya, nari nibeshye. Wowe ikintu uzakora, uzatuza kwa kano kantu akangaka, kandi nkabereke aka. Nizere ko urimo kukabona. Ugakandeho nka gutya. Sorry gatoya, ugakandaho nka gutya. Cyangwa ugakandaho, urabona yuko wa muntu yahise ajyayo nawe. Urabona yuko ntago akira ahangaha, nawe yahise ajyayo. Uburyo ushaka kumureba rero, uraza ugakanda ahangaha kuri chat yawe, ugakoresha finger cyangwa se ugakoresha pattern. Murabona ngiyi pattern, ariko ngiye nkoresha finger. Sorry gatoya, uraza ugakoresha finger. Ubundi mara gukoresha finger, ba bantu bawe ugahita ubabona aho wabashyize. Nyamuneka nizere ko wakanze subscribe, like, comment. Ubundi tujye tubana 5 kuri 5. Niba mushaka muze kunyandikira, mumbwire mbere ku buryo ushobora kwandikira n'umuntu hashira iminsi 7. Iyo minsi 7 ikimara gushira, ubutumwa bugahita bubura. Nibyo ngibyo nabasha kubibigisha. Nyamuneka icyambere ni ukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amasomo ngenda ntanga buri munsi uko bukeye nuko bwije. Gerageza rero kandi subscribe, like, comment. Ndabakunda. Hasta la vista.